abona ziriya sandales, abona kiriya gishura, c'était trop blanc, byari umweru cyane. Et puis ikintu ntiyabonye mu maso yo, yabonye des cheveux. Kandi vraiment Jésus afite imisatsi isa gold. Yesu afite imisatsi isa na zahabu. Arayimubona ariko ntiyamubonye, yashoboye kumubona mu maso. Aramubwira ngo ko mbonye bakubwiye ku buzima bwawe burangiye, mbe uranyizera, ushobora kunyizera nge nkagusubiza ubuzima. Amen. Et puis mama aravuga ndakwizeye cyane. Yari musulmane, yari mu musulmane, sinzi iryo jambo ahantu ryaturutse. Buriya ibitangaza by'Imana sinzi ntabwo hari igihe bikunanira no gusobanura. Et puis aravuga ngo ndakwizeye, nicyo jambo yaciye amubwira. Atarabura. Wagira ngo tubwire isano ry'ifoto ya mbere n'iya kabiri. Voilà, atarabura. Amaze kubura mama ataja directement muri koma nyine kubera bagiye kumupera. Baragenda baravugira ama operation, bakiyopera barumigwa. Ibintu babonye muri iriya foto sibyo babonye ubwa kabiri, kuko basanze mu nda ya mama ni hazima. Haleluya. Amen. Na hano na hamwe Yesu ahimbaje cyane. C'est lui qui donne la vie. Mu byemere mu byange, c'est lui qui donne la vie. Abantu bose bari kunkurikira babyumve yuko niwe atanga ubuzima. Ku bantu bababaye bose ubu bashobora no kwicara bakabona ko ibintu byabo byangiritse byapfuye, ariko aracyafite kuguha ubuzima ukabaho no kuzuka. Niwe gupfa no kuzuka. Amen. Reka nkomeze. Nuko baciye bareba basanga izi foto ce sont des miracles. C'est quoi? Hano byari byangiritse, hano ni muzima mu nda, ariko umwana niwe basanze kuko yari yapfuye. Buriya ntabwo yari ari mu masezerano, kuko navuga buriya ntabwo yategerezaga kubaho. Umwana niwe baciye bagenda baramuhamba, mama yari muzima ku buryo twaciye tumubona le lendemain atashe aje mu rugo ari muzima. Amen. Mais elle était très calme ku buryo nta kintu na kimwe yavugaga. Byari byamurenze. None ubuzima bwe bw'amizerere yari afite, hari icyo bwahise bukorwaho kugira ngo twumve nawe ukuntu byakwafitse bikagukoraho kugira ngo ese icyo gitangaza nicyo cyatumye uhita nawe wizera Yesu umugarukaho kubera tugiye gukina umwana mutoya. Ubuzima bwe bw'umwuka hari icyo byamukozeho nyuma yo kubona Yesu amaze gukira? Yari cecekeye, elle n'a pas changé. Ariko gusa mama elle était une femme très bien, yakundaga abantu, yarafashaga abantu, ariko nta bintu byo kwinjira mu kuvuga ngo kujya mu idini cyangwa kugira gute ngo avuge n'Imana cyane. Mais elle faisait ibintu byiza gusa. Wowe umaze kumenya ubwo buhamya ushobora kutubwira noneho ku byese bigenda? Je ntabwo nabumenye ibyo, ndabivuze gutyo yaje kubimbwira nyuma. Bon, aho nari mfite 8 ans, uravuga mama yaje gupfa mfite 15 ans. 17 ans nzago. Bon, enfin yaje gupfa mfite 15, ariko yapfuye gute kwanza imbere yo gupfa niyo yaje kubimbwira. Yaragwaye umutima, mu bana biwe bose atoranya jewe, araza arambwira mu giti ndashaka kubwira ikintu. Yarampanuriye arambwira ngo ari ibintu ntakubwiye, kandi ndumva ngo Imana ariko arambwira ngo niwe mbibwira. Jewe ngo cyagihe ntugire ngo nakize gutya par hasard, ngo j'ai rencontré Jésus. Wow. Amen. Et puis aravuga ngo nabonye Jésus gutya nyine uko nabibabwiye niko yabisubiriyemo. Arambwira rero nawe urabona uri umwana watese, nari bucura nije yarebaga byose, nari naratese cyane. Arambwira waratese cyane, ariko ndagiye uzahura n'ubuzima buzakugora cyane, uzahura n'umugabo azakugora, muzabana. Nari umuhanuzikazi yarahanuye, yagiye mu mwuka. Uzahura n'umugabo azakugora cyane, ariko muri iyo nzira yo guhura n'uwo mugabo bizaba ariyo mahirwe yawe yo guhura na Kristo aguhanagura amarira yose wagize. Amen. Ni gutyo rero mama yanjye je numvaga ari des histoires. Hanyuma se waje utatubwiye ubwo buzima hari urugo uko wowe byumva waje byazibuza? Nahuye n'umugabo nkiri muto cyane, ntibyakunda. C'était
ubuzima bubi cyane, afuha, ingwano mu rugo, iki atumva na kimwe. Nyuma rero niho tumaze kubyara umwana wa nyuma wa kane, niko tunakingira gutya, nabagaho mu marira no mu kababaro. Wibuka amagambo mama wawe yakubwiye? Nari ndi mu cumba, nari namaze kubyara afite 6 mois. Umwana wa kangahe? Sinanibutse, nagize iyerekwa. Umwana wa kangahe? Wa kane, mutoya, afite 5 mois. Ngira iyerekwa, nari mu chambre, nari mbabaye, ndarira cyane, numva biranze, ngenda gusari, ndatawaza, ndasari, maze gusari, numva wapi, subira ndaryama. Niko naje kumva ijwi sasa neza, ijwi biraza nambwira ngo ariko wibagiwe yuko mama wawe yakubwiye ngo nigiye mpanagura amarira, ngo nigiye mpanagura amarira y'abantu bose barize mama babaye, ngwino unsange. Ndanga kubyumva, ngira ngo ce sont des illusions, ndiko ndi ibintu biriko biraza mu mutwe wanjye, nasaze wenda. Ndacemaguka ndaja gusari kandi byabaye 7 fois. Donc mu cyumweru cyose inshuro zibiri zifite icyo zisobanuye, umunsi w'Imana kabisa. Bon, umunsi wa karindwi ndicara ndijoro kandi riragaruka ririyajwe, ndahaguruka noneho ndajya kuri televiziyo, ndacana televiziyo, nkicana kuri televiziyo hajemo channel. Iyo channel sinkunda no kwireba, sinzi n'ukuntu yinjiyemo, ni channel muri Tanzania yitwaga Agape TV. Iyo channel yigishaga n'umuhinde, uyu muhindi nawe akijijwe cyane, umupasteur. Yakwese ndamukunda rero umuntu wenda gusa. Donc nsanga ari kwigisha, nicara imbere ya televiziyo, je pleurais pendant 3 heures. Sinzi ikintu cyandizaga, sindakizi na n'ubu, ariko numvaga ndi kubohoka muri njye, ndi kubohoka, ndi gufunguka. Ndarira, narize paka ndaryama kuri tapi, nsanga mu gitondo televiziyo iri kurasamira. Naciye mfata umwanzuro mu gitondo, umugabo ntiyari ahari, yari yagiye isafari, ntabwo yari ahari. Ndafata umwanzuro, ndahamagara umuntu narizi akijijwe.